kuba yakwerekeza i Santiago Bernabeu mu gihe haba hafashwe icyemezo cyo gutandukana na Vinicius Jr. Haaland akajya mu ikipe ya Real de Madrid. Ni ikintu umuntu yavuga ko gifite ireme, gifite koko ishingira ari ibintu bishoboka. Ugendeye ku cyo Real Madrid isanzwe icyo ku isoko ubushongwe n'ubukaka bwayo, ukagendana n'imyumvire y'umukinnyi attitude, ukagenda n'ibihe kipe imwe Man City, mbona ko uyu munsi byashoboka bitewe nuko simbona Man City imeze nk'uko yari imeze mu myaka 2-3 handi yatwara treble ikagaruka yatiyongeza champion muri Champions League ikagerageza gukomeza guhagara ku ijambo ryayo. Uyu munsi mbona itapfa gukora nk'ibyo yakoze uwo mwaka. Kandi Real Madrid kimwe mu bintu isezeranya buri mukozi wayo wese, cyane cyane abakinnyi, ni ekipe ikubwira ko yagufasha kubona byinshi, yagufasha kubona iryo zino utakura muri ekipe yose ku isi. Ikindi n'ibikombe Real Madrid muri projet zabo yizire uyisomye ubona bishoboka ko abitwara kuta handi hose ku isi. Wenda by'umupira w'amaguru akazi ndi realite ikashobora kuba yamara imyaka runaka itwaye ibikombe, ariko muri projet zayo n'uburyo bayinjizamo abakinnyi ubona ko byakora kuruta handi hantu hose ku isi. Uyu munsi Real Madrid mo gukora impinduka zitandukanye. Ikindi Real Madrid mu by'ikeneye nayo imbaraga ashobora kuba yashyiramo, turabizi ajya kuzana Joseru batekeza ko ntari Ken byashoboka, ariko projet Mbappé ijemo bibasaba gutegereza no kwihangana n'ibikorwa byo kuvugura stade byari birimo. Uyu munsi Real Madrid yatangiye kujyana ibibazo n'umukinnyi, turabizi uretse ibibazo bimaze iminsi tutumba. Real Madrid kongera amasezerano Vinicius nishaka kumenya ko dossier iri muri muzigomba gukorwaho, nirimo kubyihutisha bigiranye n'igihe yari haye umukinnyi ko bagomba kuba bongeye amasezerano. Muri agence muri Rock Nation yara kwa Jezi bamaze kohereza uhagarara Vinicius inshuro 3 kubonana n'ushinzwe imibereho y'abakinnyi no kongera amasezerano y'ikipe Real Madrid. Naga aratera intambwe ngo abereke igisubizo cyane cyo kigiye gukorwa. Icyo ngicyo urumva ko Real Madrid mu kongera amasezerano y'umukinnyi irimo kubigendamo biguru ntege. Ikindi afite umukinnyi twakwita kari mwiza ku mwanya y'akinaho ariko uhengetse. Sinekeza ko Mbappé yishimye wenda kukigera uko yakwishimira ari ku mwanya we nimero 11, ariko ibyo ngibyo bigendanye n'ibigaragara mu kibuga ibintu byose bimeze neza kugeza kuri uyu munsi. Ariko natangiye kuzamo ibibazo byimbona nkubone hagati y'umukinnyi n'umutoza. Uyu munsi yatangaje ko yishimiye isaba ry'imbabazi yakoze uyu mugabo Vinicius, kasabye imbabazi za Alonso rikanyereka isoko byamushimishije nandi bose kwa Real Madrid. Ariko uyu munsi birashyira muri situation Vinicius nyuma yo gusaba imbabazi none agomba kwemera ko ari umukinnyi wakorwa bigashoboka. Niba uyu munsi nagusimbuje ukitwara nabi ukanasabira imbabazi, none ubutani ngusimbuza ntuzasaba imbabazi, nicyo bisobanuye. Urumva ntabwo yongera gufiringa untouchable position kwa Real Madrid. Icyo ngicyo ukibaza Vinicius igiye azakemera, noneho nibyo amasezerano bitarajya ku murongo ukumva ko nabyaza kuba ikibazo. Ariko noneho nitujya kureba ku cyo Madrid twabona ko irwaye cyane, twayibonaga mu minsi itambutse ko yari irwaye nimero 9. Bapara bitsinda yego nibyo, ariko hari ibitego atarashobora gutsinda byandi bakeneraho rutahizamu. Bya bitego byo kuva ngo mugiye gutera koroneri wiziye ko Mbappé agiye gusimbuka gutsinda igitego n'umutwe, bya bitego tuzi ngo nibyo abataka baguma muri surface nuko Haaland bigenza. Uyu munsi urebye ayo masezerano Real Madrid imaze iminsi itajya kwa unlockinga mu makipe atandukanye, itwara abakinnyi b'ubuntu umunsi ku munsi no kukigendanye n'ikigendanye na finance. Real Madrid atekeza ko umwanya mwiza ko yagura umukinnyi uwo ari wese uko yabahenze kose uyu munsi. Rero ngendeye ku cyo Real Madrid isanzwe ari cyo, nkagenda kuri situation y'umukinnyi Vinicius ndetse no kuri ekipe kwimo kwitwara mu bigendanye no kumwongera amasezerano, nkagendana no kuri Real Madrid imaze iminsi idakoresha amafaranga yo ku isoko ku kigero gihambaye cyane, kandi nkagendera ko umukinnyi wa Man City uyu munsi kujya kwa Real Madrid kimwe n'abandi bose bavuye mu kipe atandukanye aba ari intambwe yabateye, kuko kwa Man City ubundekiza ko nta cyitwa ideni ry'igikombe yaba afite ataratwarayo, kuko twabonye Trent Alexander-Arnold nubwo adafite amasezerano yateye umugongo ikipe yamuhaye byose mu myaka yaramaze mu buzima bwe akiri umupira w'amaguru. Mbona ko ndi mukinnyi ashobora kuba yabikora, cyane cyane watwaye byose mu ikipe arimo kubarizwamo. Ni icyatera ubwoba abo kwa Man City cyane, niba ari yabiri serie bya biteye ubwoba. Amasezerano ya Haaland ahubwo ngiye mbona ko ari yatera ubwoba ahubwo Real ko n'umuntu ntiyamubona mu buryo bwo Haaland boroshye bwo nta buri. Haaland ni umuntu ufite amasezerano azamugeza hafi muri 33 na 4 nananga tuvugana imyaka 9. Ayo n'amasezerano ateye ubwoba ahubwo kugura Haaland. Ikindi na Haaland wari mbona Real Madrid nyine ko ari yuko kano kabazo ka Vinicius kajemo ibitangazamakuru nyine bitabikubwiye bitangira kwandika inkuru nyinshi zivuga ziti noneho Mbappé yasona mwanya we
ntabwo arimo yasubira gukina aho Vinicius ari gukina hanyuma Haaland akaza akatakaho kuri point aho Mbappe ari kwataka ariko mbona bishingiye cyane cyane kuri iki kibazo cya Vinicius kurenza ko byabishingiye kuri realite y'ukuri n'icyo Haaland yaba atekereza kujya muri Madrid nibyo nta mukita kuza kugera muri Real Madrid ariko dewe ngewe na amasezerano ya Haaland na Manchester City ubwayo nagiraho ikibazo kiri muri ubu buryo Erling Braut Haaland yagombaga gusoza amasezerano 2027 nibwo amasezerano yagombaga kurangira amasezerano yari afite release clause ya miliyoni 170 mu kwezi kwa mbere batangaje ko bongereye amasezerano Erling Braut Haaland azamugeza muri 2034 ahita akuramo ya release clause ya miliyoni 170 ahita yikuramo ariko mu nkuru ya The Athletic agace gatoya karimo nshaka kugira ngo Emi adushirireho hari ibiganiro tujya tubona abatoza abagenti n'abakinnyi bagirana na equipe mu buryo busa nkaho buzigwe ko twabonye Tijani Renders aganira na Mirasa akamubwira ati ngiye equipe izi niziza nzahita ngenda kandi yari yongereye amasezerano hano ni ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere 2025 mu nkuru ya The Athletic bagiraga bati Erling Haaland signed a 9.5-year deal to stay at Manchester City until 2034. The new agreement removed the release clauses of his previous agreement and poured water on him one day, leaving to join Real Madrid at least for the time being. Ibi ni biri hehe? Iyi ni ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere ubwo batangazaga amasezerano ya Erling Braut Haaland baramaze kuyatangaza amaze kongera amasezerano. So Papa Haaland Ararufe Haaland ni nawe udiringa hano na mbere ajya muri Manchester City bashyiramo ziriya release clauses bashakaga uburyo wenda batazamugora mu bijyanye no kuba bakongera amasezerano mu bijyanye no kuba basohoka haje equipe runaka ishobora kuba wamutwara wamutanga bamusinyisha igihe kirekire bashyiramo release clause ya miliyoni 170 City irabyemera ariko hano bagiye kongera amasezerano y'igihe kirekire kingana gutya ntekereza ko bishobora kuba byari muri amortization kubera ko bari bahisemo mukina no ku 400 no mukinga imyaka 25 ubu yayujuje ejo muri mu kwa karindwi afite imyaka 25 nono ibihumbi 400 bamuhaye by'umushahara guhita bakwedura bakongera ahubwo bari bongeye imyaka 7 kuri contrat yari isanzwe muri mu buryo bemeye gukura mino release clause ya za miliyoni 170 n'aka kantu The Athletic yongeyemo ka miliyoni 100 ka Real Madrid yo kari umukiye utekereza kuba yazajya muri equipe ya Real Madrid mu buryo bworoshye cyangwa bugoye byashoboka ku buryo bumwe ariko niba ari amasezerano basinye ku ruhande rwabo na equipe gusa atarimo bya bindi twakwita nka gentleman agreement twagiye twumva muri deal za Isaac ejo bundi twagiye twumva mu bya Yokeresh twagiye twumva mu bya Harry Kane avuga bati yemerewe kuba yagaruka muri Premier League mu gihe bishaka kuri miliyoni 56 gutyo nubwo bitanditse ariko bikaba birimo aha ni si yari igeze n'abantu n'ukuntu abantu bagendaga bagura abakinnyi kuntu Chelsea yari maze kugura abakinnyi kubera release clause za 120 uribuka Enzo uribuka Caicedo uribuka uburyo ama equipe yo muri La Liga yagiye agurirana uribuka Neymar agurwa miliyoni 220 ajya muri Paris Saint-Germain kubera release clause byahise bihumura ama equipe yo muri Espagne none batangira kuva mu bihumbi batangira kubashyira ku mamiliyari kugira ngo barebe uburyo bacinege aba bashaka kuko monde y'isi amafaranga uburyo arimo aragurwa mu bakinnyi ni ibintu bisa nkaho byoroshye ku buryo kumvikana n'umukinnyi gusa afite release clause ya miliyoni 170 ubu ngubu ama equipe agera kuri 6 umukinnyi yamugura mu Bwongereza wajya mu gitondo Newcastle kazi kamutwara mushaka Newcastle yamugura Arsenal yamugura Chelsea yamugura Liverpool yamugura United yamugura ni ikintu gusa cyo kumuganiriza we bakemeranya cyitwa personal terms bakaza bakamugura kuri izo release clause so mbona rero ko ni projet baba wenda batekerezaho ko bamutwara ariko byashingira ku mwanzuro wa Vin kuko nanone inkuru uyu mugabo w'umudage Fottenberg uvuga yuko ngo bishingiye cyane cyane ku mubano mubi
Real Madrid yagiranye na Vinicius ariko ngo bikanashingira ku gitekerezo cy'uko abo muri Saudi Arabia batigeze bava ku mushinga wabo wo kwinjiza Vinicius Junior. Muri barashaka ari babiri, barashaka Vini bagashaka na Mohamed Salah. Kuko Mohamed Salah bashaka kumugira brand ambassador. Bongo banapanga yuko Vinicius Junior nyuma Benzema agomba kuza agahabwa ibyegeranye n'ibya Cristiano Ronaldo muri Saudi Arabia. Wareba rero kubwira Vinicius ngo agomba miliyoni desa ku mwaka. Beni ya Cameroon w'inkomoko kuri Veni arimo gusaba Real bakujya inshuro 10. Uyu muhungu biragoye ko bamukipinga muri Real. Kino cyo ngo bakaba bagitekereza. Kuko ngo Saudi Arabia muri mushinga wa mushyashye no kubaka n'amastade bagomba kuzakiniramo ko bagiye kubaka umujyi mushya kuva zero to building city rwose. Ku gace gafatanye na Misiri. Batandukanye muri nyanja nyine kegeranye na Misiri. Buryo ngo bagiye kubakamo amafaranga azagenda. Ubundi ngo azabari nk'agace azabari umujyi wa sport. Uri mu bibuga byinshi bitandukanye by'umupira w'amaguru n'ibintu no mwabonye azokana kira kibuga cyo mu kirere. Kiranze birabe nibyo koko bavuga ngo ni AI. Oya nabwo ari AI, ni projet ni muri projet ya y'igikomangoma. Abantu bakajya gukinirayo. Bazajya bakinira hara nta kibazo kibaza bakinira. Ngo nazajya kuhogereza. Umupira warenga metero 300 ngahe. Urenga uzabujya zatagobera beso umupira warenga ariko cano uzayicabe. Noneho n'Inyamirambo n'urarenga. Iyo projet n'Inyamirambo ari wari na baro muri stade. Baro ya Kiyovu igeze kubura. Inyamirambo. Yaraburishijwe ntiyabuze. Bare buri uko yarenze stade kubita ishoti forward war no kumumena si kenshi wenga wasanga bare barawubitse uzarenga mu kirere iyi ngiyi hano uyu mujyi ugomba kubakwa hafi y'igihugu cya Misiri. Ibyo zose rero projet Saudi Arabia irimo z'umupira Ben nizo zivuga ngo Vinicius Junior nawe agomba kuza kuba ari muri ibi bintu kandi ngo noneho rero biteguye kwishyura Real Madrid miliyoni 200. Nizo ngo biteguye kuyishyura Real. Umwaka ushize muri Sama bari bafite bo baravuga ko niri ya release close ya miliyari bayishyura. Yabongo ya se mu mupira w'amaguru abemera baba bayishye no babakabya. Ariko miliyoni 200 zo cash kakabayizi Saudi Arabia baziha Real Madrid biba yari ukugurisha ngo niyo yajya bari mu kwezi kwa mbere cyangwa se umwaka umwikino urangiye ngo miliyoni 200 zo Real Madrid baziha. Fuwa biba yari ukugurishanya atari kuvuga ngo Vini yananiye Real Madrid nyine nawe yapushinze ntabwo bayafata 200. Oya arimo ariko de ubona biba yari ukugurisha akakara ko United yagiye gusaba Casemiro ntabwo yari yayemera ariko nyine bigendanye n'uburyo Real Madrid kwitwa ku kibazo cyo kongera amasezerano Vinicius ubona ko nayo hari ubushake ifite bwo ko yamureka akaba yagenda. Amasezerano ye mu kwezi kwa gatatu bari bemeranyije ko kongera amasezerano. Vini niwe wabisubije inyuma amaze kurunguruka muri kontra ya Mbappe ahita azavuga ngo ayibona tubundi ubundi yibona nka Mbappe neze nje ko nyibona ndi hano uyizi fuwa uyu byose muri mbe kwatara amafaranga ndaya ibyo byo amafaranga rega nawe niba ntabwo uzanga amafaranga bamutundi tuntu nyine nawe weravugaga ati mu mushahara niba hembwa vinahembwa 100 n'umukinyi wa gatatu magana nafunze muri La Liga nyuma ya Vini nani nyuma ya Mbappe na David Arab ni ukurikiraho none akavuga niba mpembwa miliyoni 25 na bonus zirimo Mbappe akaba arimo arafata miliyoni 35 urumva nyine ari ama bonus nayo arimo zira bonus kugafata 20 agafata na bonus z5 nyine ariko bonus nyine hari ibyo ugomba kuzuza kugira ngo uzitware kimwe uko Mbappe hari afata bonus za 40 bitewe bakavuga bati rero ngenda shaka nanjye kugira ngo njye kuri urwo rwego byibura ku mushahara mu mpereze nanjye 600. Niyo mpamvu ibijyanye n'ibiganiro by'amasezerano Real Madrid niyo yahise bishyira on hold irabati reka twe tumuretse tuzabisubukura muri Sama ya 2026 asigaje umwaka umwe ku masezerano. So hahise hikubitamo rero iki kibazo cye n'umutoza Xabi Alonso mu buryo bugaragara club ubuyobozi bwa club bwanze kwiruga bubyivangamo cyane hazamo iyo Paris Saint-Germain n'ubundi Benjamin yavugaga ngo ishaka gukora revenge ikaba yajyamo kugira ngo irebe ko yatwara Vini ubwo kuri rya zina no kuri ya mikini n'imikinishirize Real Madrid nayo ikavuga iti reka tubazane bombi harandi yatakire hagati Mbappe yatakire ibumoso ariko ikintu cyari kindi wenda tutanakwirengagiza none aya mafaranga Real Madrid imaze iminsi itashyira ku isoko nayo ashobora kuza kwifasha gukora no deal ariko ikintu mbona none bitewe n'amasezerano uyu musore afite Haaland
bizashingira ku bushake bwe no gusa mu gushega masezerano y'ikintu kiriho ikintu nta release clause irimo. hari izikoro zirimo nyine bizashingira ku gushega kwe gushegera Real Madrid afite amasezerano akomeye be amasezerano y'imyaka 9. nyine wumva bafite ubwo bushake atari nk'ibyo dose bavuga bavuga ngo ari ubushatsi bwa equipe gusa handi equipe ziganira umukinnyi yabyihuriye yashyizemo icyubahiro ariko niba nk'ibi ngibi byayo keresi tubona umuntu atasinziriye yari ya Vinicius ibyo ashaka akayiguma no ko ari umukinnyi mwiza hari n'umukinnyi mwiza ariko nyine akansura heho yamuhaye ibyo ashaka se. ejo umwanditsi wa Cadena yaravuze ngo nubwo ibyo byose byabayeho batanze yasabye imbabazi ngo nawe yasabye imbabazi ugize ubona ijambo umutoza ngo we n'umutoza we ngo umubano wabo ngo uri irreparable donc ngo ntabwo nyine wawuhuza ngo bikunde we abifata nk'ibyarangiye. ariko Rivaldo amugira inama Rivaldo abwiye Vinicius ati rero mbere na mbere birasi imyitwarire myiza banza ujye umenya kuba ahantu kandi abatoza ujye umenya ikipe ukinira ati ikindi cya kabiri umutoza yaciye ku rwego rwo hejuru nka Xabi Alonso ntabwo yakwifuza ko umubano umusitara kureba abatoza bafunga umutwe cyane ariko kuri Ancelotti abaterone nsigaje iminsi mike nkagenda Ancelotti nta kintu byagaye umutwe ariko uyu mugabo ndamureba ngahita nibuka abandi batoza bato uryo bitwara ku bakinnyi bafite amashaka nk'aya ngaya ashaka guhimba baze nka za zindi za tusheri zo yahaye Lukaku zo kutamukinisha agatakinisha kayo ubwo tusheri nogize kayo mwataka tusheri niwe wagize kayo mwataka urabona iki gitwege kitarimo imbere ka yanze kwerekana iryinyo na rimwe ariko iyi ntabwo ari ifoto ni iya kera iyi ni iya kera ifoto imaze nibwo bari bahuye nabonye hari muri presentation y'abakinnyi bari kumwereka umutoza hano nibwo yarakiva mu biruhuko Vini no kuba batangaje nk'uko umutoza yishimiye gusaba imbabazi n'ifoto yabuze nta hantu bigeze babinabishyira banavuze ko ngo baganiriye mu myitozo amagambo ya Vini ariko ifoto yabuze amagambo ya Vini singize mbona ijambo coach bagiranye ikibazo yavuze Messi president fans Madridistas na Madridistas muri rusange ubwo mu ijambo rimwe Xabi Alonso ari muri abo ari mu Madridista yishaka nawe yibona ari mu Madridista ariko nagara mu mutima waka namwe mwese mu mutima mete namwe ari mu Madridista cyangwa namwe mwese niho hantu Xabi Alonso karakaro bene kawe ugiye ukibazeho nge nandi ndareba match mbona sose kuri asaba imbabazi umukinnyi asaba imbabazi asaba Madridista asaba abatimenti asaba perezida n'abandi bose ubwo mu ijambo rimwe Xabi Alonso ari mu bandi bose ahitemo hajya niba ari mu Madridista cyangwa mu bandi bose ni ubwo perezida n'ibishoboka twicariye i Nyarugenge bari mu kumwe na Siri aba yahuranyije cyane ubu ari kumwe na Siri Xabi Alonso muhasabwe imbabazi kandi none igitangaje niwe bagiranye ikibazo we yimva mu Madridistas yamenshonize ntago ari abandi bose ubwo abandi bose ni abahetazi kandi niwe bagiranye ikibazo buriya ni ibintu bikora kuri match ya Getafe abantu benshi batayirebye Getafe sivuze iki kuri Vini arega ni uri subwa mbere abikoze wese message yatamukira kuko ya match yindi ni Espanyol ni yasimbujwemo mbere nyuma ya match ya Marseille erega ariko se nagumika ko nawe yari yabikoze nk'ibintu erega no kuri zarashwaye kuri Keira Termat nisuzi ko Keira Termat yabanje amasimbu yabanjemo agashwana avuyemo Diaz umusimbura ntuza Ibrahim Diaz umusimba gatsinda n'igitego no kamera no kuri Termat nabwo yamuvanyemo nabwo niyishima rwose Vinicius ikintu imyitwarire y'abatoza bakiri bato bashaka kubaka ibintu bikomeye kuko na Xabi Alonso arashobora kumwumva none se ngubu tuvuge ko Vinicius nta gihano gifatika wenda afatiwe nyine ku buryo bugaragara Xabi Alonso nyine ubwo wenda yabaye umujya ashaka kwerekana ko wenda ari Mr Nice nta kibazo cyiza nuko ubuyobozi bwamuhaye uburenganzira abikore cyangwa ntabikore